ihangane sheri kubera iki njyewe kweli rero ihangane wanagura amarira wenda usigare usoma igitabo kirakugufasha sibyo nanjye bituma ngiye gutunganya kandi ntukomeze kurira Gishegesha kuki mugiye mucira igihugu cya Isiraheli umugani ngo ababyeyi bariye inzabibu zirura ariko abana babo bakaba aribo bagira ubushagarira mu kanwa No. Singomba gutumenya. Nagari ngomba. Ndetse twebwe tukaba mu mahoro muri twigendera. Sibyo tutagorana. No, tutagorana. Reka twikore bidukora mu mahoro twigendera. Umva. Reka twebwe tukaba mu mahoro twigendera. Tuza mu mahoro. Nuwanga birabana. Niwanga turakora bitagomba gukora. Birabana sibyo? Reka dukore tukora mu mahoro. Komeza. Turumvikana. Ready? Manuka. Ongera. Bo. Man, uko ndakanda kwafite mu byugo nziwa. Reka dukore ko mu mahoro muri tugende. Neza mu mahoro. Utumva nyine mu mahoro tuza. Jambo twebwe dukora mu mahoro. Tugende, okay? Mva. Se bito kuko ndeba ufite ikibazo bibazo. Bimeze bite kubiba? Oya, se muri. Umva ngiye nabaye pe. Kumva naniwe. Ako dukomeze. Zisigaye turazikorera mu rugo. Genza bitese. Haguruka. Abagabo. Umva. Bigenze bite? Sorry. Ubaiki. Ese kutadusobanura ngo uvuga rero. Ubaiki. Abagabo. Mbese abagabo bashatse gufata. Kunguka. Kuki? Tubagenda uri iki ugendera rero. Abo bagabo se bari he?
ihangane sibyo ihangane okay tuza sibyo calm down tuza sorry sibyo ihangane basi ngwino twicare ngwino twicare Komeruka narakugiriye inama y'ibintu ugomba gukora ni iki cyakubayeho gusa ibintu byambayeho ntabwo kugeza aho bajya kumfatira ku ngufu hariya nuko utazi ibintu naciye hehe giriga nawe njyewe ndi kubona uri no kuntungura ni ibiki byabaye mbwira kuri detail umunsi wanyoherezaga yego naragiye nkorera ya mafaranga si byagenze neza uriya mugabo anyohereje ibintu yankoreye ntabwo byari byoroshye ntukaba umwana ariko ntukaba umwana sibyo ugomba gukura ukaba umuntu ukibwira ukuntu bimeze rero si yaguye amafaranga se amafaranga narayabonye ariko amafaranga nabonye bahise bayantwara na mama namuvuje nayabonye na mama namuvuje ntabwo ntibisobanukirwa mbese byagenze ute sobanura neza ariko ntabwo ndi kugusobanukira sibyo ihangane kandi umunsi navagayo komera nyine naraje amafaranga nyafite bataba yanyambura what nageze mu rugo nsanga na mama maze ko nasanze mu rugo bari kunyirukana nkahita nsanga na mama yawe utambwira mama we yarapfuye bakwirukana mu nzu ibintu byose byakubayeho ke ndi inshuti yawe ntihagira n'ikintu na kimwe umbwira ke ngenda nakubakarira ntabwo mfata nk'inshuti yawe niba ari gutyo bimeze gusa sinari kubikubwira gute nta nimero zawe nta fone ngira urabizi nari kubikubwira gute wavuye mu rugo wayifashe kubera ibintu byose nari mfite mu mutwe ntabwo nari gufata nimero zawe niba ari gutyo mfata ni ukuri nkuvuye ukaba wagira ibibazo bimeze gutyo ntunambure kugira byibura ndebe ko hari n'ikintu nagufasha ntabwo uri inshuti yanjye misiyo yanyu irarangiye yego irangiriye ngaho nimwongera gukenerwa muzamenyeshwa ikindi kandi ibi byose ikintu nabikoreye akibaza Imana yari imaze kuntwara mama nta kintu nari mfite numvaga abantu bose barantaye baragiye numvaga ntawe unyitayeho mama adahari none se ubwo nari gukora iki numvaga nta muntu mfite numvaga nyine wari wavuye mu rugo nkubwiye sinakubwiye uburyo ukemura ibibazo byawe basi niyo bikunanira ukanaza no mu rugo nyine ukamvugisha basi umuntu nari mfite agaciro kuri njyewe yaransize yaragiye basi hangane sibyo sorry cyakoze ke njye ikintu nagufasha ni ikintu sibyo basi hangane ureke kurira kuko ibibazo bibaho muri iyi si sibyo ibibazo birahari pe nanjye reka mba mfite ibibazo kuko mba ntashaka kubigaragaza sibyo ibyanjye birarenze ibyo maze gucamo ndi kumva bimaze kundenga umutwe wanjye urarushye ndi kumva maze kurongse Oxy ambwiye ko mu gihe nta diru yindi mufitanye yego nta n'irindi sano mufitanye nawe ibyo muzabyibuke birumvikana sawa tubyumva none se Zuba Oxy wowe mufitanye ihe sano ihangane ikintu ngiye kubifasha rero sibyo tugiye kujyana mu rugo tubanye
kuko ndumva ibibazo byawe byarakubaye byinshi tujyane mu rugo tubane njyewe wowe tukajyana kuba iwawe yego nukuri urakoze nukuri ibintu nkoreye nyine biranshimishije kuko gusa nta hantu nari mfite ho guhungira it's okay. ndabatesheje urababonye se ndababonye ariko ndabatesheje kabisa ihangane bari kumugirira nabi pe mbonye ari abagabo b'abagome by'ahatari bafite ibyuma se ni abagabo b'abagome udashobora kumva gusa ariko nyine nanjye mbikoze nk'umuntu w'umugabo none se mubyanzuye muti urakoze nukuri pe ihangane biza kuki abantu babaye bari koko ngo rero nari nanzuye ko tugomba kumujyana oya nta kindi kintu cyo kumufasha bitabaye ibyo hari icyo bigukaye nukuri nta kibazo haguruka arimo gishegesha Maxine byagenze nk'uko wabyifuzaga Mandabizi yuko nta mutari kuntuza ariko
uri kunyumva sibyo uri kunyumva sibyo Shiribi. Ndabona ntabwo umeze neza. Ariko hari ikintu natekereje. Iki gitabo cyagufasha. Cyane cyane ku muntu ufite agahinda nkawe. sinzi impamvu ndi kumva ibintu byose nakoze ngo kubyicuza buriya bintu ndi kubyicuza Sorry. Sibyo? Ihangane. Nta bihe bidahetereka, sibyo? Sorry. Ihangane. nakoze ndi kubyicuza n'ubundi narabikoze nta kintu byigeze bimbarira n'ubundi mama wanjye nahise amubura kandi ari we nabikoreraga nta kintu nigeze njyaho n'ubundi nakoreraga ubusa kuki Imana yatuma ibi bintu mbikora kwe Ariko uzi n'ikindi? Hari ahantu ushaka kuza kujyana gusenga. Sibyo? Hari ahantu ushaka kuza kujyana gusenga kubera ko nawe ufite ibibazo byinshi. Wenda ibibazo byawe byagabanuka. Bari hari ikintu ugiye kuba ndi gutunganya, sibyo? Kandi wihangane. Siruzi ko ngukunda. Ndagukunda shiri. byose kuko biri impfabusa Ihangane. hejuru yuko natanze ubuzima bwanjye Imana irangira byemera Ihangane bibaho. urabizi ko nabikoreraga mama Imana irangije iramunyaga Ihangane shiri. kubera iki njyewe kweri Nirihangane wanagura amarira wenda usigare usoma igitabo kirakugufasha, sibyo? Nanjye hari ikintu ngiye gutunganya. Kandi ntukomeze kurira. kuki mujya mucira igihugu cya Isiraheli umugani ngo ababyeyi bariye inzabibu zirura ariko abana babo bakaba ari bo bagira ubushagarira mu kanwa